hano turi nk'uko twari twabigarutseho mu biganiro by'ejo twakoze ni kuri Kigali Marriott Hotel ahari hari kubera inama ya 10 ihuza abaganga bavura indwara z'ababyeyi cyangwa se banakurikirana ubuzima bw'umugore utwite abo dukunze kwita abaginekologe hano iwacu. Uyu munsi niho iyi nama yasoje ku itariki 20 z'ukwa 9 twagiranye ikiganiro cyangwa se tugiye kujyana ikiganiro na perezida cyangwa se ukuriye uru rugaga iyi association yitwa Rwanda Society of Obstetricians and Gynecologists, ni association abaganga bose bahuriramo hano mu Rwanda. Tugize umugisha wo kubakira, turabakiriye kuri B Health Media. Urakoze cyane B Health Media. Natwe baradushimishije kuba tugiye kuvugana namwe ngo tubabwire ibyo dukora n'icyo dutegereje kuri abo dukorana bose. Mwatangira mwibwira abantu babakurikiye. Ego urakoze, njye nitwa Dr Victor Mivumbi Ndicunguye, nkaba ndumuganga mu gynecologue obstetrician, nkaba nkuriye urugaga rw'abaganga nyine baba gynecologists obstetricians. Umuntu yumvise uru rugaga rw'aba baganga rubereyeho iki, rukora iki, kuki ruriho? Iyo mvise ijambo rugaga ni ukuvuga ngo ni ihuriro. Ihuriro akenshi aba ari ihuriro ry'abantu, ariko abo bantu bashobora guhura bitewe n'ibintu bitandukanye. Twebwe rero ihuriro ryacu rihuza abaganga b'aba gynecologists obstetricians, ni ukuvuga ngo ni abaganga bavura abagore bagakurikirana n'abagore batwite kugira ngo bashobore kubyara neza. Rero mu byo dukora ni ukugerageza kureba ibibazo abagore bahura nabyo mu gihe uburwayi, baba batwite, mbere yo gutwita na nyuma yo gutwita bageze mu zabukuru, ibyo bita za menopause. Ibyo byose biri mu byo dushinzwe kureba. Ikindi ni uko urugaga rwacu rwagiyeho muri 2012. Muri icyo gihe abaganga b'abagynecologists bari bake, bari nka 20 mu gihugu hose. Ariko ubu ngubu aho mvugira tumaze kugera ku 120. Harimo n'abanyamahanga bakorera mu Rwanda, ariko nabo tubashyiramo. Gusa nyine iyo urebye usanga abenshi ari abagabo, abagore baracyari bakeya. Ubu dufite nk'abagore 10 muri abo bose, ariko hari n'abandi bakiga. U Rwanda rugenze imyaka 30 nyuma yo kwibohora. Ku ruhande rw'ubuvuzi mu by'abagore cyangwa se muri urugaga mukuriye, ubona harabayeho izeminduka cyangwa se ari iki mwakishimira kuri progress na impact yaho mugeze uyu munsi ugereranyije n'amateka cyangwa se n'uburyo mwatangiye muri iyo myaka 30 tutabaze kuva 2012, kuko na mbere yaho hari bake bari ariko barakoraga. Kuva icyo gihe muri iyi myaka 30 kugeza uyu munsi bimeze bitubona impact y'ibyo mukora n'uburyo bigenda bifasha community. Urakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Nibyo koko kuva nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, murabizi uko byari bimeze, ntabwo byari byiza, abantu bari badahari, byari bigoye. Ariko iyo urebye kuva icyo gihe kugera uyu munsi hakozwe ibintu byinshi cyane, atari mu rwego rw'ubuvuzi gusa, muri byose. Ariko ndebye nko mu rwego rw'ubuvuzi, ntabwo nk'imibare ku buryo nawe wabyiyumvira. Yego. Ababyeyi bapfaga mbere y'ibihumbi 2000, bari 1,071 ku bana bavuka 100,000. Ibyo ni uko babibara. Ubu ngubu ababyeyi bapfa babyara 203 ku bana bariho 100,000. Ni ukuvuga ngo impfu z'ababyeyi bapfa babyara zagabutseho ku kigero cya hejuru ya 73%. Ikindi urebye abana bapfaga impinja nabyo baragabanutse cyane. Iyo urebye kuboneza urubyaro bavuye ku 10%, ubu tugeze kuri 68%. Iyo urebye mu rwego narwo rw'ubuvuzi, kongera inzego z'ubuvuzi nabyo byariyongereye cyane. Urabizi ko ubu dusigaye dufite ibitaro bigishirizamo, dufite za district hospital, dufite ama health center agera kuri 500, dufite ama health post. Ibyo byose ni ibintu byabaye kandi twe kwishimira. Hanyuma rero
icyo twakoze nk'abaginekologe kuva icyo gihe yego twakoranye na minisiteri y'ubuzima mu bintu bitandukanye twakoranye na minisiteri y'ubuzima gushyiraho icyo bita za guideline ama protocols no kudevelopa za policy documents zijyanye n'ubuvuzi dushyiraho amategeko tugomba kugeraho kugira ngo tumenye aho tuva n'aho tugana yego si ibyo gusa mu rwego rwo kwigisha ubu ngubu mu gihe cyose tuvuze kuva icyo gihe twabaye dufite abamemba bacu bigisha muri University y'u Rwanda kugira ngo dushobore kugira abandi bajenekologe biyongera ibyo byose tubirimo dukorana na Minisiteri y'Ubuzima ku buryo buri hafi umunsi ku wundi. Muri iyi nama turimo twatangiye tuvugaho hitabiriye perezida ushinzwe aya masosiyasiyo yose cyangwa se ushinzwe ishyirahamwe ry'abajenekologe bose ku isi nkurikira mu ijambo rye avuga mu ntangiriro ze rwose yavuze ko ndabikomoreza kuri iri janisha waruvuze rya 23 mwagabanyije cyangwa se wenda by'ikigero mugezeho uyu munsi ariko avuga ko bidakwiye kuba biri kuri urwo rwego avuga ko nta mugore ugomba gupfa ndetse niyo namwe muvuga iyo mibare ntago muba mwahisemo umubare runaka wagomba gupfa ni ijanisha risanzwe ni iyihe target cyangwa se n'izihe ngamba mushyiraho kugira ngo mu myaka iri imbere nimukora pourcentage izajya iba 0 nk'uko yari ari kubivuga cyangwa se nk'uko nawe yari ari kubisaba ni ibintu bishoboka cyangwa hari igihe kizagera bikabaho? Urakoze cyane nibyo koko twazi iminsi turi gukora inama yahuzaga abaganga bababyaza abaginekologue obstétriciens abarimo muri université baturutse ku isi hose iyi nama yari igamije rero kwari kugira ngo twigire hamwe uburyo twakongera imbaraga z'abakozi bo mu buvuzi ku buryo bashobora gukora kugira ngo bagabanye impfu z'ababyeyi bapfa babyara ibyo birashoboka kuzigabanya nk'uko twavuye ku 1000 tukaba tugeze kuri 230 kubera ko nta mubyeyi wagombye gupfa abyara ubundi ni ukuvuga ngo gori yagombye kuba 0 ibyo yavuze nibyo birashoboka icyo turi gukora rero kuko iyo urebye impamvu tutarabigeraho harimo ibibazo bitandukanye bitandukanye urugero abaginekologue obstétriciens nk'uko nakubwiye bari bakeya turacyari kubongera yego aho rero dukorana na Minisiteri y'Ubuzima na Université y'u Rwanda twashyizeho amashuri yo guforma abaginekologue bashyashya benshi ubundi haformaga bakeya Université yasohoraga nka 11 12 buri mwaka ku mwaka ariko noneho ubu twatangiye porogaramu ishobora gufata abanyeshuri 60 tukavuga yuko mu myaka nk'ine kuko biga imyaka 4 tuba dufite abanyeshuri nka 300 kuko uvuga ngo nitwara cohorte ya mbere ikarangiza nyuma y'imyaka 4 60 iri nyuma 60 iri nyuma 60 nka nyuma y'imyaka 10 dushobora kuba dufite abandi 600. Ubwo rero iki kintu ni ikintu kinini dushoboye kuba tubafite urumva hari ikintu byakongera kinini bababyeyi bya bitaro bidafite abaginekologue bizagira abaginekologue bashobore kuvura ababyeyi bashobore kubona ibibazo byabo hakiri kare hanyuma nirangiza babafashe kwirinda ariko no kubavura mu gikibazo cyabaye hakiri kare ubwo rero ibyo ngibyo biratwereka yuko koko dushobora kugira 0 maternal death. Yego mbere yuko njye ku kibazo gisoza ukomoje kuri iyo mibare n'ejo mu bo twari twaganiriye ndetse banagize inama nyobozi yateguraga iyi nama bari bakomoje kuri gahunda ya leta cyangwa se Minisiteri y'Ubuzima yitwa 4x4 igamije mu myaka 4 gukuba abatanga serivisi z'ubuzima inshuro 4 ikintu bamwe bafite impungenge nk'uko wari ubivuze uvuze yuko mu minsi ishize ku mwaka mwabasha kwigisha abaginekologue 11 ubu mwatangiye uburyo bushya bushobora gutuma umwaka urangira mufite abaginekologue 60 abantu bakagira impungenge noneho kuri ya quality cyangwa se bwa bunyamwuga bwa buhanga bya bintu byose bigomba kuba byahawe wa muntu niba ibiri gutangwa n'ibiri guhabwa 60 ari byo byahabwaga abandi 11 cyangwa se hari uburyo ntabayemo kugabanya kugira ngo n'imibare yiyongere ukazasanga wenda nyuma y'iyo myaka dufite abaginekologue magana ngahe ariko badafite quality n'ubushobozi nk'ubwa babandi twari twifitiye 120.
icyo ni ikibazo cyiza cyane nk'uko wari bivuze ibi byose dukora dufite guidance iva kuri guverinoma y'igihugu binyuze muri minisiteri y'ubuzima niyo ikora imirongo ngenderwaho. Ubwo rero dufatanyije na minisiteri y'ubuzima nibwo twemeje yuko natwe abaginekologe asosiye yacu yafasha muri ya reforme ya 4x4 kuko iriya ni reforme y'igihugu cyose iyobowe na minisiteri y'ubuzima. Bazakuba 4 umubare w'abantu bakora mu nzego z'ubuvuzi batandukanye, abaganga b'abageneraliste, abaspecialiste, aba midwives, aba nurses hose. Ubwo rero iyo ushaka gushyiraho porogaramu mu busanzwe hari ibisabwa bigenderwaho na universite, kandi ibyo universite igenderaho y'u Rwanda ikurikiza ibyo universite zose zikora. Hari global standards zigomba kuba zihari. Dutangira porogaramu rero ibyo byose twarabirebye. Ese umunyeshuri umwarimu umwe agomba kugira abanyeshuri bangahe? Nimba wongeye umubare w'abanyeshuri n'umubare w'abaganga nawo ugomba kongera, uw'abarimu ugomba kongera. Ibyo rero twarabikoze. Ugomba no gushaka ibikoresho kuko kwiga ntago ari ukuza gutanga ibyanditse gusa, ugomba ufite n'ibikoresho, ugomba kuba ufite n'aho bakorera. Ibyo byose biri mu byo twabaje gukora. Twazanye abarimu, urabizi ko nkuko nabivuze dutangira abajeneko dufite ni bake, n'abigisha ni bake. Byabaye ngombwa ko tujya gushaka n'abandi bavuye hanze kugira ngo baze kudufasha muri iyo porogaramu. Byabaye ngombwa ko dugura ibikoresho tukabishyira muri bya bitaro bazajya bakoreramo. Byabaye ngombwa ko twagura ibitaro kugira ngo babone aho bigira. Byabaye ngombwa yuko tugenda duhindura ibintu bimwe kugira ngo bashobore kubona aho bigira kandi mu buryo bwiza. Byabaye ngombwa ko tugura ibikoresho by'ikoranabuhanga bakajya biga bakoresheje za telemedicine, virtual webinars. So ibyo byose twabishyize in place kuko bigira mu bitaro 10 byo bita level 2 teaching hospital. Hanyuma bikaba bifite byibura abanyeshuri 4, abanyeshuri 4 bakaba bafite byibura abarimu 2, hari naho bafite abarimu barenga. Tugana ku musozo nkuko twakomeje tubivuga, turi muri iyi nama ya 10 ibahuza buri mwaka. Ibasigiye mukoro ki kuri inshuro kuba yarabaye, byabamariye iki, ni iki gishyashya mukuyemo hano mugiye gushyira mu bikorwa gishobora wenda gukomeza guteza imbere urugaga rwanyu ndetse n'abarugize muri rusange? Nibyo koko inama ubundi icyo yari igamije yagira ngo ihuze abakora mu by'ubuvuzi, abarimu, abaganga, abakora ubushakashatsi kugira ngo turebere hamwe ese kuki tugifite abagore bapfa. Kuko turabizi ko dufite abagore bapfa, tuzi n'ikibica. Abagore benshi ikintu kibica bya mbere no kuva bakimara kubyara. Abagore ikintu cya kabiri kibica no kugira ama infection nyuma yo kuba. Ese kuki tukibigira? Ubwo rero inama icyo yadufashije nuko twari turi kumwe n'abantu baturutse impande zo hirya no hino batwereka ibyo bakora, ko babigenza. Natwe hagati yacu tuvugana uko tubibona n'ibibazo bihari, tukareba n'amadata, tukareba n'amarisaci akorwa mu gihugu kugira ngo dushobore kurwanya bya bibazo byica abadamu. Wabonye sinzi mba bashoboye kubona umwanya wo gukurikira, wabonye tekinoloji zimwe bakoresha mu kuvura za PPH, amatekinoloji bakoresha mu kwigisha kugira ngo umuntu abimenye vuba kandi neza ya quality wavuze. Izo zose ibyo tudafite turagira ngo natwe tuzabizane bidufashe. Ibyo rero muri ubwo buryo urumva ko inama yadusigiye inyigo nziza, yadusigiye best practice abantu bakoresha na evidence based dushobora gushyira muri bikorwa dusanzwe dukora hano, hanyuma tukaba twakomeza kugabanya za mpfu z'ababyeyi zirindwa. Reka tubashimiye cyane Dr. ku mwanya mwiza muduhaye. Ubwo no kuzasubira mu yindi nama cyangwa se no mu bindi biganiro ushobora kuzagirana. Murakoze cyane. Namwe murakoze kuduha umwanya kugira ngo dushobore gusangiza abagenzi bacu ibyo twakoraga. Yego. Thank you.